Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'iri joro ndetse no kubw'umunsi mwiza wamaye, kubw'inzira zawe zidasanzwe wabashije kunyitaho ndetse no kubasha kwita ku muryango wanjye wose iki gihe cyose. Ndagushimira kubwo kundinda mu munsi wose, ukambabarira Nyagasani kuho nagucumuyeho, byose ngusabye imbabazi. Ndagushimiye kubw'urukundo rwawe ukomeza kunkunda no mu gihe nagusuzuguye nkagerageza gukora ibintu mu buryo bwanjye. Mfasha kugira ngo buri munsi nzajye mpitamo inzira yawe, kubera ko inzira yawe ari nziza igihe cyose. Nsengeye abantu bose batarakumenya kugira ngo barusheho kubasha gusobanukirwa urukundo bakunda no kubasha kukumenya kugira ngo bahinduke. Mushimiye Data kubwo kuma imuhira ukamaho kuryama, ukama ibiryo byiza byo kurya. Ndagushimiye kubwo urukundo rwawe no gukomeza kunyitaho bidasanzwe nk'ibi ngibi. Shimwa Mwami Yesu, shimwa gitare gisumba amahanga yose. Nk'uko ijambo ryawe wabivuze muri Yohana ibice 16:33, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Iri ni isezerano wasize uduhaye, naryo turarigushimiye Mwami kubwo kuduha isezerano ribasha kuduhumuriza, kandi ijambo ryawe ni ukuri kuzima kubasha kutubatura no kudukiza n'inkota. Data wa twese, nkuhaye amashimwe, icyubahiro, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisengeye, amina. Nurenge hano utarakora subscribe ndetse utaranavuga ijambo amina muri komanteri, kugira ngo Uwiteka arushe no kubana nawe kandi ugire ibihe byiza, ugire n'ijoro ryiza. Imana ibane nawe.